ese tuzakora ubukwe ryari? Amafaranga se? Yewe kereka wenda nimara wenda nk'amezi 3 mabuja akampayo yaransigayemo, nahita ntukoherereza nyine ugashaka uburyo usakara. Saba mwana ko ndi kubahamagara bikangara, nongere ngicishemo umuntu. Kutari kwifata se mukabyara mama. Bahuriye n'ibibazo mu nzira se sinabimenya. Nongere ngicishemo umuntu. Anza aramareza haje. Yewe ibintu by'i Kigali ntabwo biba byoroshye, ariko mabuja uzi ko hari n'igihe aba ashaka no kunkubita ngo mura kuri telefone ngo ibiki n'ibiki. Ibintu nk'ibyo nyine ngo ndarya cyane, umva abajurira ibintu nyine bikomeye. Mado! 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 Yewe natwe kamaze iminsi kagwa. Cyare kamureza. Nahamagaye inshuro zingahe? Mumbabarire ntabwo. Genda uzane intebe tuganire. Mbega umukobwa usigaye ufite agasuzuguro, ukuntu yaje ari umwana mwiza witonda, afite ikinyabupfura, none sinzi ibyamuraruye ibyo ari byo. Mana yanjye simbizi rwose. Zana intebe tuganire, mbwira ikibazo ufite. Ikihe kibazo? Nene barindi kuvugana no mu rugo, bari bambwiye ngo mama ararwaye. Ariko mu rugo saa moya mu rugo, saa 2 mu rugo, sangahe mu rugo kugeza saa 12 mu rugo, kugeza tugiye kuryama. Ubu mu rugo mwirwa muvugana ibiki? Nene kubera ari muganga bari bambwiye ngo bamboherereze ku mafaranga nyine bamuvure. Usigaye umbeshya. Cyane abahungu wirirwamo? Ni abahungu wirirwamo ndabizi neza. Ntabwo njya mu bahungu. Kandi wa mukobwa we, nagukuye mu cyaro uri umwana mwiza, nkugeze i Kigali, none reba nyuma y'amezi 2 ukuntu umaze kwigira n'akazi kawe. Iyi Kigali ntiyoroshye, harimo abahungu bakanuye amaso, nutareba nudacunga gatoya azakumira bunguri. Subirane mu cyaro ninda. Uriko byumva neza? Ntabwo ushobora kwihangana basi ngo utuze. Babarira ntabwo bizongera. Umunsi uzanzanira umwana hano mu rugo, ubwo koko mu cyaro ntabwo bazansuzugura bavuga ati nareze nabi, nakureze nabi. Ntabwo nzongera. Ngirweho n'umugayo. Mbabarira. Nejo warambwiraga ngo mbabarira, nejo bundi ubwo uzambwira ngo mbabarira. Ntabwo imico ari myiza, ugomba kwisubiraho ukaba umukobwa muzima nkazagushyingira, nanjye ukanyambika urugore nk'abandi babyeyi. Sibyo? Ntabwo ibyo ari byo rwose.
Manase! Manase! Karame? Ngwino hano. Si ubundi waguye uri he? Uri? Gatanga ka mbere yitabisha amaguru. Igihe nagwamagare ntabwo wumvise. Bayo hano. Ibyo nakubwiye wabikoze? Yigo biriya ndeba hariya ni ibiki? Biriya byiteretse se? Sigaranya agasuzuguro wowe ntuzongere we. Jya wumva ibyo nkubwiye. Urumva? Bare mwagiye kubikora. Nibyo bisogoro simbibona aho ngaho. Kugaruka utarangiye tugiye. Murabona imvura itari kugwa. Iri kugwa turi umunyu ngurayene. Basi mbabara nugamwe ugatuma. Ndavuze ngo subirayo. Gasuzuguro nta kindi ryana. Kuva ryara umvugira. Muraho neza muhungu wanje. Ura mama. Komera. Gira abana. Ndabashimye. Yego. Mumeze mute? Tumeze neza nta kibazo. Muraho neza mama. Ego. Akomeye nta kibazo. Wari wambwiye ko nyeneye, buranye nuko narindi kunyura muri zino quartier. Mvuye mu bukwe nge n'umukazana wawe. Uyu mugore wanje. Mukazana wanje. Nyine nagushaka ko hari ikintu ushakira so ntabwo twicara mu nzu kuko turi kwihutamo. Mwanze kwicara koko? Oya ntabwo twicara turi kwihuta twasize urugo nta muntu uriyo kandi turagaritse dutuyemo abarimo abantu twasanga abana twimuye. Ya kibazo wambwira. Ikintu nabashakiraga rero ariko se wambabariraho gatoya uno mukazana wanje akavuga umwanya wo gatoya. Ikibazo mwana nabyo tutegereza. Okay. Byari ngombwa kumwirukana bigura n'umugore wanjye n'undi ibyo mba nzi abagomba kubimenya. Muhungu wanjye tuza iturize. Ese ikibazo nashaka kukubwira tuzi niba atari kumwe. Ese bimeze bite? Turamahoro turashimye tumeze neza. Meze neza koko muhungu wanjye? Nta kibazo rwose. Urugo usenda meze neza, madamu ameze neza, nawe umeze neza. Famille zimeze neza nta kibazo. Ntabwo bimeze neza kuri jewe. Mama urabura iki? Ese ko ntacyo mungaragariza koko. Bimeze bite? Okay. Nabyumvise. Nukuvuga ngo tutegereje iki Imana izakora ariko cyane ko atari igihe kinini tumaze. Cyeka twuje imyaka 2 tubana ntago ari igihe kinini. Ababyeyi banjye kuko bansize muri buno buzima. Bigeraho umuntu abura n'ikintu arya koko. Mana ko wavuze ko ntawe waje gutakambira ngo agende uko yaje. Mana kubera iki ibingibi ari ngiye biri kubaho. Unzagira agahinda ko kubura ababyeyi banjye. Iyo nagahinda ko kubura
Mana kuki notezwa gutya koko? Ninde ukwiye kumesa imyenda ni Mana? Ninde ujya kuzana amakara ku muhanda ni Mana? Ninde ukwiriye guteka ni Mana? Ninde uteka ibiryo ariko akarya ibyashiririye ni Mana? Kumana ababyeyi banjye igihe Mana nanjye aho bigeze nushaka nanjye nyitware nisangira ababyeyi banjye. Ntabwo nkwiriye kuba muri buno buzima. Totezwa cyane, umutima wanjye uraremereye, ntawe ngira nturagahinda. Uwo nakabibwiye yari Mana aho bigeze nanjye unyitwarira isangira ababyeyi banjye, n'undi aho bari wasanga aho hataba no marira aho kubana n'uno mugore. Mama wanjye yarampamagaraga kanyicaza akangira inama. Tegereje icyo Imana izadukorera, tegereza umugisha w'Imana. Erega Imana ifasha uwifashije, Imana ifasha uwifashije, mushaka ukuntu mwigeza nyine. Nako numva nagize mama, ni ukuvuga ngo n'ubundi twirabizi hari tubigiramo cyane, turarindira ibyo Imana yatugeneye. Humura rwose uzabona abuzukuru, uzabona umuhungu n'umukobwa bankomokaho, ntugire ikibazo. Sinzi nimba ari ikibazo kuzakumva, ariko ikindi ntukajya urakara mu byeyi. Nicyo nashakaga kukubwira, kiba kindemereye umutima wanjye. Rega nanjye nkeneye guhamagarwa nyogokuru. Muri iki kintu ndakikwijeje, wowe komeza dusengere cyane, tuba dukeneye umugisha w'umubyeyi. Niyo mpamvu wari umwiruka nyine icyo ashaka kumbwira. Nicyo nashaka kukubwira. Nawe yakabaye abyumva, yakabaye nta kibazo kibirimo. Ariko ejo bundi yigeze kumuhamagara umbwira ibyangombwa by'ubutaka, sinzi nimba gahunda yo gukomeza kugurisha hano hantu wari ukiyirimo. Ariko iya gahunda ndacyayirimo. ese kuki uhisemo kugurisha inzu ya papa? Oya, ndashaka kuhava. Inzu ni y'umuryango, hano twarahakuriye. Nkeka ko na papa yifuzaga ko inzu yazaba nyine ari ingoro yariho arangwa. Ndashaka kuhava kugira ngo nkwegere. Hariya muri ziriya karitsiye dutuyemo zirahenze cyane, ntago amafaranga ntegereza ko yava hano hantu hangana gutya, cyane ko urabizi ya pariseri y'inyuma irimo ibibazo, iracyariho imiryango na papa ntabwo yakemutse. Ariko ntabwo ntekereza ko amafaranga yavamo hano yabasha kugura ikibanza hariya iwacu cyangwa inzu. Kuko nyegera sinzi kwegera ni ugushaka kuza ndashaka kubana nawe. Ndashaka kuza kubana namwe. Bajya menya amakuru yanyu cyane kuko akenshi mba numva mbakumbuye kuko mundi kuri. Nakuguriye telefone ngo mpamagara. Erega telefone ntabwo ari kimwe nuko naba nkubona iruhande rwanjye muhungu wanjye. Okay. Ntago ari ukuvuga ngo nanze umubyeyi, ariko urabizi iyo umuntu amaze gushaka umuntu yarabaye urubavu rwe, bisaba ko tubyumvikanaho. Kandi ndakuzi amahane yawe mama, ndakuzi ntabwo ibintu byazagenda neza. Ntabwo wabi wanjye pe, nzaba umwana mwiza humva. Ntabwo wabi wanjye rwose. Ubwo biraza gusa ko nganira na madamu. Rero ntabwo nkunda mama. Oya ntabwo nkunda, ntabwo ariko utagukunda ahubwo ndaza kuganira nawe mbimubwire, naramuka byemeye tuzabireba. Ariko sinzi ndumva utakagurishije hano hantu rwose. Oya nzaguriye. Sikatuje inzira yose wirunguje wirakaje. Nirunguje nirakaje. Nirakaje. Iwe na nyoko nyine musigaye mugirana amabanga asaba ko mumpeza. Ndasekeje. Ibyo rero byatumye duturukiriye hose kuza kugera aha umeze. Iyo mama wawe yifashe akavuga ngo ntabwo twasezeranye. Ntabwo ambwiye ko nta kibazo. None nari kurwana nawe. Uri umugore wanjye. Iyo utamvugiye ari mu maso ya mama we se njye ninjye uri buhagurutsa agatuza nkajya kuvuga ntabwo ngenda nawe nyine. Please. Mu mwanya sinagusobanurira. Urumva ukeneye kumenya ikiganiro naganiriye na mama. Ubwira ubwanyu se maye. I want
mfite n'ibindi mwanganiriyeho nabi. Anje wa mu mwanya nyine nkakuganiriza. Reka dukemure iki kibazo. Ntabwo twaba twishimye kuriya ngo aya masaha y'umugoroba rwo dutangira kurakara. Cyane ko nta byinshi twabonye nyine twatindanye. Urabizi amaze iminsi ambwira ko tuzagira tukamureba. Cyabereye hari ibyo byinshi babyiboneye nyine dusabye ko Wamurebye se cyangwa wamurebye? Baby tuza abantu. Ariko ni kirimo harakirakaje. Please. Ari weho tujyanye mu rugo. Mama akakubwira ngo duha umwanya. Azi neza ko twase ibyo ari byose nuko hari ibyo ashaka kubwira atashaka kumenya. Kubera iki? Nubundi uri umugore wanjye. Sibyemera, sibyo? Uri we nturi we. Rero nta kintu cyatuma n'ubundi ntabikubwira. Ni mpamvu buriya bimbwiye arabizi kuko byagenda kose tugera mu rugo tukabiganira. Yarabizi kuri ugiye mu rugo kabimbwa kuki byabaye ngombwa ko anyageza ku ruhande. Reka gahinda ke nawe ndakumva. Kuvuga ngo mama afite imbogamizi yuko abona abandi babyeyi bitwa ba nyogokuru. Yego. No ndabyumvisha. No impamvu ndayumva. Ntabwo yishimye rumva akeneye kubona abuzukuru. Impamvu ndayumva. Cyane nyine kubona njye nawe turi umuryango wuzuye. Kandi nawe urabibona. Gusa nizeye ko Imana izabikora. Akeneye ko mbyara. Yego ni cyane ariko n'Imana ibitanga. Akeneye ko mbyara rwose. Mbega kuba ntari nabyara ni ikibazo. Ninjye wumva koma. Njye namusobanurira abwira ntabwo ariko twanze kwishima, ntabwo twanze kugira umuryango mwiza. You know how much I love you. Ntabwo nakubeshya pe. Namusobanurira bishoboka. Tukabona imfura yacu. Aha. Cyane ko nawe ukunda kujya mu masengesho bakakubwira kuzabyara. Siko mbwira. Rero tegereza Mana nidura urubyaro tuzabyara. Aha. Ikizakurikira nuko muzamvana mu rugo ngo simbyara. Ndabona ari amaherezo. Mwana wanjye mbabarira. Wenda numara gukura uzasobanukirwa. Ntabwo ari uko mwanze. Ndagukunda mwana wanjye. Ndakwinginze nturambabarire. Ndikukunda gutanze mwana. Nzagukumbura. Kandi sheri ibiki umeze ute cyane umeze neza kumbera akadodo kenshi shasana se shaho mbega umwana usana anje wirakara nakinaga Mba tukiri aho ngaho kwa urakoze. Akira. kumwe umwana se bite Ntabwo mushaka. anje warasaze ntabwo umushaka Njye n'ikigero uzanyuma. anje iri ku bucucu Oya anje fata umwana bagira ufashe twese ndabikora. none se anje bigende gute Umwana ntabwo mushaka. Uyu mwana ntabwo mushaka. anje umwana bakeneye nyina Umwana mushaka. anje nose nzamuyibere Genda uzamubere nyina. Genda uzamubere nyina. Ndamuhaye. Ntabwo nzigera nza kukubaza ngo uyu mwana. Ntabwo nshaka ko uyu mwana sinzi ibintu urimo pe anyangiriza ubuzima mutware. Ntabwo nzigera wamurerera nose anje umwana yangiza ubuzima gute ntazigere umwivanga. none se papa we basi arabizi Urabizi twarabanye uri inshuti yanjye magara niyo mpamvu ari we niyambaje. Fasha uwo mwana mutware. Akira.